Turabasuje kandi tuyifurije amahoro y'Imana aho muherereye hose mwebwe mudahwema kutwereka ko mudukurikirana buri munsi gatanu kuri gatanu kuri uyu muyoboro wacu wa YouTube. Uyu munsi rero nk'uko bisanzwe tugiye kureba gospel entertainment n'ama entertainments atandukanye y'abartiste batandukanye hano mu Rwanda ndetse no hanze. Uyu munsi rero tubazaniye umuhanzi wamamaye cyane mu njyana ya Afrobeat hano mu gihugu cyacu cy'u Rwanda witwa Kitoko Bibarwa. Uyu munsi muri entertainment yacu urasobanukirwa kandi umenye neza Kitoko Bibarwa, dore ko aherutse no gushyira hanze indirimbo nziza cyane ya gospel yise Uri Imana. Indirimbo irimo igenda imenyekana cyane muri iyi minsi, dore ko abakunzi ba Kitoko Bibarwa bari bamukumbuye cyane mu rukumbuzi rwinshi cyane, abazanira indirimbo yise Uri Imana, indirimbo nziza cyane. Ese Kitoko Bibarwa bundi ni muntu ki? Nibyo tugiye kureba muri iyi gospel entertainment yacu. Igikundiro n'ubwamamare bwa Kitoko Bibarwa ubundi abukomora he? Ntucikwe rero, nkwibutsa wowe utarakanda kuri subscribe, nicyo gihe cyo gukandaho kugira ngo ube udushyigikiye ku biganiro by'ubwenge bica kuri uyu muyoboro kuri iyi chaîne ya YouTube. Wowe ukanzeho ukwiye amashyi menshi cyane kuko ukoze igikorwa cy'abagabo cyane. Iyi ni gospel entertainment yacu rero, ntucikwe. Ubundi Kitoko Bibarwa yavutse ku itariki 12 z'ukwezi kwa 9 1985. Urumva Kitoko Bibarwa rwose arimo aragenda akura, dore ko yabonye izuba nyine icyo gihe. 12 z'ukwa 9 1985 nibwo Kitoko Bibarwa yabonye izuba, nibwo yavutse. Umuhanzi mwiza cyane w'injyana ya Afrobeat, wakunzwe cyane kandi ugikunzwe n'abanyarwanda benshi, dore ko Kitoko Bibarwa ari umuhanzi uririmba injyana nziza cyane ya Afrobeat kandi akayiririmba neza cyane, dore ko abanyarwanda benshi n'abanyarwandakazi bamukunda. Uyu Kitoko Bibarwa nk'uko ubireba ni umusore mwiza cyane kandi ni umuhanzi mwiza cyane wandika neza injyana ya Afrobeat akayiririmba mu majwi meza cyane rwose. Uyu Kitoko Bibarwa ni umuhanzi w'umuhanga kandi ni umuhanzi w'igihangange, dore ko uyu Kitoko Bibarwa yamamaye cyane bikamenyekana mu njyana ya Afrobeat, akabarwa mu bami b'injyana ya Afrobeat muri iki gihugu cy'u Rwanda. Kitoko Bibarwa rero ni umuhanzi mwiza cyane w'injyana ya Afrobeat, dore ko rero ibigwi bye biramuranga cyane nk'uko tubikesha Wikipedia. Mu mwaka w'ibihumbi 2012 Kitoko Bibarwa yasusurukije abitabiriye ibirori by'isabukuru ya Ange Kagame, umukobwa wa perezida w'u Rwanda. Ibi ni ibigwi bikomeye cyane mon cher, ibi ni ibigwi bikomeye cyane. Uyu Kitoko Bibarwa injyana ye ya Afrobeat ikunzwe n'abantu biyubashye cyane, dore ko mu mwaka w'ibihumbi 2012 Kitoko Bibarwa yagiriwe icyizere akajya gususurutsa ibirori by'isabukuru ya Ange Kagame, umukobwa wa perezida w'u Rwanda. Uyu Kitoko Bibarwa urumva ko ni umuhanzi ufatika, ni umuhanzi ufite ibigwi byiza cyane, utarahwemye kwegukana ibikombe bitandukanye by'imyitwarire myiza mu njyana ya Afrobeat. Ndetse dore ko uyu Kitoko Bibarwa uburyo yandika indirimbo ze aziha imirongo myiza cyane kandi igiye irimo message. Kitoko Patrick Bibarwa rero yatangiye umuziki we awutangiriye muri korale mu rusengero. Urumva Kitoko Bibarwa umuziki we yawutangiriye mu rusengero, aririmba muri korale mu rusengero, aririmba muri korale. Akaba Kitoko Bibarwa yari afite ijwi ryiza cyane mu kuririmba, ndetse muri korali baramukundaga cyane kuko Kitoko Bibarwa yari afite ijwi ryiza cyane kandi yabashaga kudirectinga abandi uburyo baririmba. Kitoko Bibarwa ni umuhanzi mwiza cyane. Kitoko Bibarwa yatangiye gukora umuziki
ku giti cye nk'umuhanzi mu mwaka w'ibihumbi 2008 akora indirimbo yitwa Ikiragi yakunzwe cyane. Indirimbo yitwa Ikiragi ya Kitoko Bibarwa yarakunzwe cyane dore ko muri iyo minsi bitewe n'iyo ndirimbo uburyo yari ikunzwe hirya, abanyarwanda bari bayikunze benshi cyane cyane urubyiruko, abakuze ndetse n'abato. Iyi ndirimbo barayikunze cyane, indirimbo yise Ikiragi, dore ko ari nabwo hadutse cyangwa se hamamaye terime yitwa ngo umukobwa ni ibubu. Umuntu wese wabaga ucecetse muri iyo minsi bakamwita ibubu bitewe n'indirimbo Ikiragi ya Kitoko Bibarwa, agaragaza amateka y'umukunzi wakundanye n'ikiragi. Byari ibintu bitoroshye cyane rero bakunzi bacu. Uyu ni umuhanzi wagiye ugaragaza ibigwi bya nyabyo. 2008 akora iyo ndirimbo yitwa Ikiragi. Nyuma yaho yagiye akora izindi ndirimbo zikunzwe cyane dore ko Kitoko Bibarwa yamenyekanye ku ndirimbo nyinshi kandi nziza cyane. Hari indirimbo yitwa Ururabo, yise Rurabo Nateye, aho yaririmbaga cyane mu ndirimbo kandi mu ijwi ryiza cyane arimba ngo Rurabo Nateye mu mutima wanjye. Iyi ni indirimbo yatumye Kitoko Bibarwa arushaho kumenyekana ndetse mu njyana ya Afrobeat agafatwa nk'umwami wa Afrobeat, w'injyana ya Afrobeat. Nyuma yaho rero yasohoye indi ndirimbo nziza cyane yise Thank You Kagame. Ni indirimbo yakoze ashimira nyakubahwa His Excellence Paul Kagame. Uyu Kitoko Bibarwa rwose, iyi ndirimbo yise Thank You Kagame yatumye Kitoko Bibarwa amenyekana ndetse no hirya no hino ku isi, bimugaragaza nk'umuhanzi w'injyana ya Afrobeat ushoboye kandi ushobotse, uzi gukora neza cyane. Nyuma yaho yasohoye indi ndirimbo yise Wenema. Indirimbo Wenema yatumye Kitoko Bibarwa nawe arushaho kumenyekana. Nyuma yaho akora indirimbo yise Umwamikazi. Iyi ndirimbo Umwamikazi Monsheri yarakunzwe cyane. Umwamikazi nayo ayiririmba mu majwi meza cyane y'injyana ya Afrobeat. Benshi Kitoko Bibarwa bamukomera amashyi cyane, bamukomera amashyi bavuga Kitoko Bibarwa uyu rwose ni umuhanzi, ni umwami w'injyana ya Afrobeat. Kitoko Bibarwa arushaho kumenyekana cyane cyane cyane. Nyuma yaho akora indirimbo yise Pole Pole. Pole Pole, iyi ni indirimbo nayo yatumye izina Kitoko rimenyekana cyane muri iki gihugu cy'u Rwanda. Uyu Kitoko Bibarwa rwose ni umuhanzi mwiza cyane. Ubu Kitoko Bibarwa uri kugenda ugerageza kugira ikirenge mu cya mugenzi we Meddy, agenda yiyegurira Imana nawe buhoro buhoro, dore ko nawe aherutse gushyira hanze indirimbo nziza cyane ya gospel yise Uri Imana, ashimira Imana ko yamubaye hafi kandi ikamukorera ibikomeye cyane abantu batari kumukorera. Dore ko Kitoko Bibarwa nyuma yo gukora graduation nibwo yahise akora iyi ndirimbo ashimira Imana ko yayibonye mu bikomeye, kandi kuko kw'Imana yakubonye aho byari bimugoye cyane kandi kw'Imana yamufashije. Kuri ubu indirimbo ye Uri Imana kuri chaîne ya YouTube imaze kugira views zirenga 300,000. Views zirenga 300,000 kandi ni mu gihe gito cyane. Iyi ni indirimbo nziza cyane ya gospel iri kugenda ikundwa n'abanyarwanda aho baherereye kandi hatandukanye, ashimira Imana cyane kuko yabonye ukuboko kwayo, abona ineza yayo rwose, ko agaragaza ko Imana yagendanye nawe ikamukorera ibikomeye cyane atari kubasha kwikorera. Kuri ubu Kitoko afite abasubscribers barenga 70,000 kuri chaîne ya YouTube, bigaragaza ko Kitoko Bibarwa ari umuhanzi mwiza cyane kandi w'injyana ya Afrobeat. Ni umuhanzi w'injyana ya Afrobeat mwiza cyane uyu Kitoko Bibarwa. Tubibutsa ko uyu Kitoko Bibarwa yabonye izuba ku itariki 12 z'ukwa 9 1985, akaba umuhanzi mwiza cyane.